Inyungu zo gukora imibonano mpuzabitsina kenshi. Benshi mu bagabo usanga bakunda kubana n'abagore babo kenshi, rimwe na rimwe ugasanga hari n'ababonana n'abagore babo buri joro. Ibi ugasanga hari abagore babyinubira cyangwa abagabo iyo basabwa n'abagore babo gukorana imibonano mpuzabitsina kenshi. Nyamara abahanga bavuga ko iba ari ingirakamaro kuko bigira ingaruka nziza ku buzima ku mpande zombi. Gusa ibi bigira ingaruka nziza ku mubiri igihe ababikora babikora babishaka kandi babyumvikanyeho, kandi bakabikora ahantu heza ku buryo bombi ntawe uri bwumve abangamiwe. Dore zimwe mu nyungu 10 ku buzima ziterwa no gukora imibonano mpuzabitsina. Iya mbere, guhuza ibitsina kenshi byongera abasirikare b'umubiri. Ibuye neza ni uko igihe umuntu uwo ari we wese arwaye, ibanga ryo kugira ngo agire imbaraga ari uko yakwiyandayanda agakora imibonano mpuzabitsina nk'uko bitangazwa n'abahanga batandukanye. Gukora imibonano mpuzabitsina byibura rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru binganya imbaraga n'umusirikare w'umubiri witwa hemoglobine A. Iyi ikaba irinda umubiri cyane mu kuba wakwinjirwa n'ubukonje bushobora gutuma umuntu atitira agacika intege. Gukora imibonano mpuzabitsina buri munsi bingana no kurya inanasi imwe buri munsi. Bityo rero, mu kurinda ubudahangarwa bw'umubiri wawe, ushobora guhitamo gukora imibonano mpuzabitsina rimwe ku munsi cyangwa ukirira inanasi imwe ku munsi. Icya kabiri, guhuza igitsina kenshi bimara umunaniro. Akenshi umuntu unaniwe ashobora kuvurwa no gukora siporo cyangwa kunywa nk'akarahuri ka divayi. Ariko ibi byose nta kintu birusha uwananiwe kuba yakora imibonano mpuzabitsina mu rwego rwo kwivura umunaniro. Icya gatatu, guhuza ibitsina kenshi bituma wirinda kuba wafatwa n'indwara z'umutima. Nubwo imibonano mpuzabitsina idashobora kuvura uwarangije gufatwa n'indwara y'umutima, ariko ifite ubushobozi bwo kurinda abayikora kuba bafatwa n'indwara z'umutima by'umwihariko, cyane cyane ku bagabo bakora imibonano mpuzabitsina byibura kabiri mu cyumweru, kuko baba bafite nibura amahirwe menshi yo kutagira aho bahurira n'indwara y'umutima kurusha abayikora inshuro imwe mu kwezi, kuko ntiwagakwiye guhata umuntu gukora imibonano mpuzabitsina kuko iyo bibaye ku gahato nta kintu na gito biba bikumariye. Icya kane, guhuza igitsina kenshi byongera ibitotsi. Abagore benshi bibaza impamvu iyo barangije gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo bahita basinzira. Ibi biterwa n'uduce dutoya tutabasha kuboneka tuvuka iyo amatembabuzi yo mu gitsina gore amaze kuba menshi. Icya gatanu, imibonano ituma ukira ububabare bw'umubiri. Icya gatandatu, kwirinda ko wafatwa n'indwara ya kanseri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abahungu bafite guhera ku myaka 20 kuzamura basohora intanga byibura 5 mu cyumweru baba bongereye amahirwe yo kudafatwa n'indwara ya kanseri y'amabya ku gipimo cya 30%. Mu gihe abasaza bo iyo basohoye intanga inshuro zirenze 21 mu kwezi baba biyongereye ibyago byo kuba bafatwa na kanseri y'amabya. Niyo mpamvu rero abasore n'abagabo batarengeje imyaka 50 bagakwiye kwimenyereza gukora imibonano mpuzabitsina kenshi, naho abasaza barengeje imyaka bakagabanya inshuro bakora imibonano mpuzabitsina. Icya karindwi, gufasha umubiri gukora intanga nyinshi. Nk'uko kandi ubushakashatsi butandukanye bwagiye bubigaragaza ko abagabo bagenda batakaza intanga nyinshi igihe bakora imibonano mpuzabitsina, ni nako umubiri ugenda urushaho gukora intanga nyinshi kurushaho kandi nzima kurusha iziba zasohotse kurusha abadakora imibonano mpuzabitsina kenshi. Ibi bikaba bituma kwimenyereza gukora imibonano mpuzabitsina kenshi binatuma umugabo agira ubushobozi bwo kubyara abana bakomeye kandi buzuye. Bityo rero niba ubona mugenzi wawe aguhata gukora imibonano mpuzabitsina kenshi, ntugategereze ko ari inyungu ze ari guharanira cyangwa se abikunda kukurusha, ahubwo ni inyungu kuri mwe mwembi kuko bizabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Mubigejweho na Bangabirya Habyarimana.